uwo mujura ye ari hara ku gitoki. Mwese aracyahari cyangwa Arahari. Mwamuziritse se arahari mwamufasha? Bahamagaye umuganga. Umuganga aduha imiti nyine none ariyo nyine ari hara ku gitoki. Imiti mwitera mu murimo. Kwacinira Yesu nuriya. Yesu we. Ko ndeba ko inzoka zimuriho n'inzuki. Kwiba we ntago nzongera kwiba. Umvase niba umuntu ufite mu Rwanda umvase mukarwana Yes reka nizere ko umeze neza dukirana umunsi ku munsi wakoze subscribe no gushima cyane atarayikora bene mwanya kugira ngo ikore ibyo bashaka gukirana ibiganiro byacu bigiye bitandukanye mu bice cyo mu gace mpamvu byashuwe naho kora mu bice biba bigiye bitandukanye ndabimeramo muri mudukurikirana umunsi ku wundi bo aho bose mwifuje kugubwa neza ibyo gukora byose mwifuje guhirwa ndetse n'ingendo uri kugendamo zose mwifuje kugira urugendo rwiza Imana kugenda imbere n'inyuma kandi uronke mu byintu byose rero ndi kumwe banageze ahantu hose hagiye hatandukanye mu biturage bigiye bitandukanye mbashakira inkuru ziba zigiye zitandukanye kumwe n'ababyeyi muri kureba kuri screen zacu ntago ndi butinde mu magambo menshi turi kuzuba ry'igikato nkuko muri kureba rikaze cyane ntago turi butinde hanga papa umeze neza nakumere neza baje batumire nabi abaje bamere nabi rwose mama muraho ese ko ndiba mumeze nk'abantu bawe n'ibibazo bitandukanye cyangwa bagire bamanjiriwe ko abajura bahora batwiba baratuzengereje abajura bamere nabi batumire nabi cyane rwose cyagenze bite rero abajura bahora batwiba baratujujubije none byagenze bite niyo mpamvu twabahamagaye nyine ngo muze muturebere uburyo batumire nabi hari aho mwafashe se hari uwo twafashe twazanye umuganga yumiye ku gitoki yes yumiye ku gitoki rwose bose uyu mwana izuba rye nimwicara Ko nakundi nyine. uwo mujura ye Ari hara ku gitoki. Mwese aracyahari cyangwa Arahari. Mwamuziritse se arahari mwamufasha? Bahamagaye umuganga. Umuganga aduha imiti nyine none ariyo nyine ari hara ku gitoki. Imiti mwitera mu murimo. Mwitera mu murimo ubuzi kizamwizingiyeho n'inzoka. Oya turashize none niba ibyo muze tugiye imbere two gutinda mu bintu dusanga bimuvuyeho. Yesu we. Mwese bari basanzwe babibase. Bahora batwiba. Umujura kuko arahari ari ku gitoki. Ari ku gitoki. Ese ibintu bisanzwe bibanga. Hano baratuzengereje inka inkoko ibintu byose. Ubu nagurisha inkange kugira ngo mbone umuntu ujya mu bapfumu. Yesu we gupfumuza. Nagurisha inka yanjye. Waramwemerera kuya gupfumuza? Nari namwangiye ariko nyine birangira agiyeyo. Okay. Ngaho tugende muhanyereke kwacinira Yesu nuriya. Yesu we. Ko ndeba ko inzoka zimuriho n'inzuki. Yesu we. Yesu we mana we. Yewe. Nse. Izi nzoka. Ntabwo Kwiba we ntago nzongera kwiba. umvase niba umuntu ufite mu Rwanda umvase mukarwana Uyu papa wawe Uyu ni papa wawe Yesu bamuramuze tumuzi mu gisambu tujya ku ishuri bakora kizi ugasanga inkoko yabacuranzi inde niba kwa Simanda muze yatuzengereje nese mwamuzi ko yiba batubize ntabwo batubize ariko bahamagaye umuganga kugira ngo abafashe none se ntabwo nagurisha inka kugira ngo uwo cyane ukabure bigisambeho yarabyamaga nabyanze none byo Yesu oya mujya kubita ntabwo kumufata niba umukura uyu muganga aragira hano ryari arahagera mu kanya rwose muhamagaye kuri telefone
niwe uri buze kwanje nyuma y'itanu reba iminota itanu kwa bagezeho. Okay, reka none se reka mbabwire kuba mubonye ibi bintu n'iki mwabivugaho yari kuba irwana muwe mu nzira Dogita wabonye nanjye nagisanga wageze mu wewe je naje kwifatira inkuru ntabwo kumva yarapfuye gusa wa mutowe warakoze rwose wa mutowe warakoze dore usanga utamuzi nawe ko ari umuntu ushobora ari umuntu arava no kwa Simone mumureke rero none se wajya gufasha iki wajya gufasha iki mukuru kubera iki se kandi ari umushura papa ntabwo byashoboka oya mumureke abana bawe nabo n'abanyamahanga nabimaze papa ureke ziranze ishuri byaranze amasomo byaranze yazireke zibanze zimwumvishe n'ikindi gihe atazajya yirirwa yiba abantu nabo tugeze saa mbiri yarana yari hano n'udara cyane maze kugira ngo mubone ko yageze mwabonye gute twari tugiye guhinga tubona ari ku gitondo muhita muhamagara muganga tutahamagara muganga waduhaye yari yarababwiye ko muzafata umugabo ese mugabo mwebwe bisanga byagenze bice mudahari uno mubyeyi yangeze ambwira ko bamuyoboye yego yangezeho ambwira ko bamuyoboye none rero iki gisambo mubwira yuko umuntu we ngomba kuzamufata kandi kumufatira ku bitoki nese ko kuki bamuteje inzoka bakamuteza na ziriya nta kindi cyagomba gutuma nyine bamubona agomba guhabwa kino gihano ubu si ubugome nta bugome burimo nose we ntiyibye uzabana yayogoje niko ese ubona wese arabajya yayogoje yanyogoje wagurisha ikimasa bagurisha ikimasa kugira ngo uri umugore yari yabyanze kugurisha agira ngo nayanywe none se muga ibi bintu byanga bikunda ntabwo biri burangirira ahangaha gutya ntabaguma ahangaha kandi bari kuvuga ko bemeye kumusabira imbabazi bamukuye ahangaha bamukuye muze rero mwebwe namwe muza mumubwira mutakamo babaye muvuga ngo murashaka ko umujura afatwa none arafatwa mugahamagara mbabarire yaratujegereje urumva umuhungu wanyu afite amahane namurekere yatuzindure none agari ubugome no kabiri gace tuzi mu rugo rw'umuntu umamagaye gufata umujura banamufashe no kumukoraho niko sha niko wagisambo wagisambo mwegera ziriya nzoka zirafa oya ngiye genda ngaho reka nguhe kano kantu bari ugenda hagera oya ibyo bibi ntararuguma bishaka oya mbabarira sinda bishaka ndabarira giye sigiye kusemekira ye kugira byibuze urumva kiroso rero nigire ku ruhande genda zikuriraho uzishiburire Yesu we yewe ziragiye za nzoka we ese ubu n'abantu ziri burye Yesu we ese muga ko inzoka zigira akaba hasigaye inzuki zihore nazo ntabwo mpegeregewe inzuki ngaho nazo nizigende Yesu we zigende ntazirukanye nizigende ntuzongere ntuzongere uzongere noneho uzongere ziriya nzoka na ziriya nzoka zigaruka zagiye ntabwo yewe rero nigende kamama kuri kwa bintu buyagana nushaka bamfashe nibyo warora maze abaturage niba inkoko nabiba imyenda oya ntabwo nzasubira muganga kiriya gitoki se kiriya gitoki nanjye kijyanye kukirya kubera inda mbi nameze
ntabwo nzasubira isomo rinsigiye nzabwira n'abo nzabyara ko batazi kwiba ari ingeso mbi kwiba ni umuco mubi ntabwo nzasubira kwiba abazungu ko bakurura bazi ubundi rero uno musaza amaze kungana afite ikibazo afite namubwiye ko ikibazo cyo kuzagikemura kandi nitonze nta gikemuye nawe urabona ko nagikemuye muze nta muntu uzongera kwiba nta muntu uzakora mu murima wawe nta muntu uzongera ubutumwa nanga nuko kwiba atari ikintu cyiza niba umuntu yaravunitse akora nawe ugomba gushyira mu bose ugakora ntabwo ugomba kugitunga n'ibya rubanda niyo mpamvu rero umuntu wese uzagerageza kujya yiba ayogoza rubanda tuba tumuhana kandi twihanukiriye nubwo butumana atanga ntabwo muze nagiye kandi urakumva nagiye muze komera cyane nagiye ibisigaye ku muganga arakoze sawa sawa igisambo kirabonetse kubera irangire naragujeje none igisambo umuntu wadagunyira ndamufasha mama wone icyo bavuga ndishimye cyane kubera yaratuzengeje inkoko ibintu byose yabitwaye none turamubone tubonye n'umuturanyi kamera batwiruka ibi ntabwo naguma hanga twirukanga